ni nayo mpamvu mba naguhamagaye Makuza adahari na Sadahari kugira ngo hatazagira umenya gahunda zanjye nawe dupanga. Nyiramahirwe sheferi yashyize he? Imodoka iri muri parking sheferi ariko mubwire imodoka iri muri parking hariya muri parking twebwe no twigire mu kuko mwambabaje bibagize yambaye uko mwingize ko mwamurutse mukamena amazi ashyushye ari byaba sawa byari byaba utuntu twakoze ari duto oya buretse manze mutware anyura hese biranganya cyangwa terase numba nduyakira ndiyakira cyangwa nimba hari ukundi bigenda biragira ko ngiye mbwira ngo bimeze gute ni cyaje niba mu rugo iwanyu mbere yuko banshimuta ngo Shu? Sheri? Shukura uri kunyumva? Shu? Sheri na n'ubu koko ko nakubwiye uko byagenze kandi ko nta ruhare nabigizemo wanyumvise ko sho Sheri base wanandebye tukavugana tureba wandebye Sheri rambaza ikiho nese ko nagusobanuriye nakubwira uko ibintu byagenze ko nta ruhare nabigizemo wanyumvise basi urashaka nkora iki kugira ngo byibuze base umbabarire Sheri please mbwira ikintu umva nakora basi wenda kigatuma umbabarira reba iminsi yose ishize basi nari nzi ko ubungubu byibuze bimaze no kugushiramo none reba kumeze n'ubungubu nese ubu tuzabana gutya ku maherezo bizagenda gute basi uracyankunda Sheri uracyankunda Sheri please ndakwinginze nyumva ushobora kuvuga amagara neza Sheri please ndakwinginze mbabarira sibyo kumva ko urambaza ikibundi urambaza ndakwinginze mbabarira ndeka njyenyine ariko ntabwo nabaho nagufite Sheri ntabwo byakunda ndeka nakubwiye ngo ndeka basi se nkora iki kuvugana nawe oya Sheri ntabwo ibintu wabibona wanditse wamvuye ntabwo nakureka ntabwo byakunda Agige nawe rero ugira ibisa ufite ikibazo cy'isi wabaye iki kere ntabwo
sinzi ukuntu ndi kwiyumva, ntabwo ndi kwiyumva neza. ufite ikihe kibazo se? Kere, ndumva ndi kururumwa. hari ikintu ushaka kumbwira se kibanga wamishe? Oya, uzi ikibazo ufite ni iki? mwese we ntacyo ubona kijyanye n'ibikize? Kere, ari boss mukuru, nyuma y'uko tuganiriye, ndabona ntazi ibintu arimo, kandi nawe nuko gute se? Ngeze ko mbona ibintu byose ari ibisanzwe. ntabwo mbwira ko ari ibisanzwe. Cange rero mu kazi mbona ari ibisi, nta gishya cyajemo, dukora akazi bisanzwe, ndumva nta kintu kidasanzwe gihari. None se ari boss arahuze, ndabona ntazi ibintu byabaye, umwuka uri mu kazi wo noneho. Kere, wowe ubwawe ufite ikihe kibazo? Ko nawe mbona hari ibintu uri kumpisha. Ako se asigaye barasaze. Mu by'ukuri ndakubwira ukanseka, kandi njyewe iyo ndi kwiyumvamo ikintu uko byamera kose aba hari ikintu inyuma. Ngenda umva ucekeje. None se gigi, ibintu byose tubanamo hari ikintu cyanjye utazi? Amabanga yanjye yose kuri iyi nshuro ndabona hari ibyo ntazi. Oye, none se reka nkwereke, banze rero hano tuvugane, mbwira ukuntu amabanga yose uyazi, kugeza igihe wemera kumfasha ukajya muri risike kugira ngo ibintu byanjye bigende neza. Uyu munsi uba hari ikintu mfite cyo kuguhisha? Ikintu ntakubwira ni iki? Aho rero nanjye niho ndi kwibaza, gute ibintu byose tubiziranyeho, ariko uyu munsi nkaba ndi kubona ibintu. Kere, ntabwo nakubwiye njyewe mu gihe tumaranye ngira ngo uranze cyane. Urabizi ko nta kintu ndakubwira ngo mpushwe cyane. Ntabwo ari ukuvuga wenda ngo nzi ibintu byinshi, ariko iyo hari ikintu ndi kwiyumvamo burya kiba kinahari. Nta kibazo gihari, ko se mu kazi dukora nk'ibisanzwe. Kere, mfite ubwoba. Nose ufite ubwoba bijyanye n'ikigege? Jewe nanjye ubu uri kunshanga. Mu kazi turakora nk'ibisanzwe, nta mukozi wahindutse, nta mukozi mushyashya wajemo. Niki kiri gutuma mbona boss ameze gutya nawe umeze gutya? Donc hari ikintu kiri hagati yanyu ntaramenya. Mu kazi umwuka urimo ni usanzwe ubonamo? Reka nta bintu bidasanzwe nawe, njyewe mbona ari ibisanzwe. Nukuri Kere, njyewe umura rwose nta bintu. Wenda boss se none se ra ntumuzi wowe? Njyewe igihe cyose hari ikintu ndi kwiyumvamo, nubwo naba kandi iyi mpano urabizi ko nyifite. Ntacyo yewe ni bya bintu byawe uri kubona cecetse. Njyewe ndiyizi neza ko iyo hari ikintu ndi gutekereza cyangwa nkareba nk'umuntu, Kere, nshobora kukureba gutya nkamenya ko hari ikintu umpishe, kandi nkana uri kumpisha iki ahubwo? Njye nta kintu ndi kuguhisha, ahubwo wenda wasanga uri kubona Makuza we yicecekeye bya bindi byigize gutya, ukagira ngo hari ikindi kibazo kidasanzwe. Nta kibazo kidasanzwe, humura, turakora akazi nk'ibisanzwe, nta kintu cyahindutse, nta gishya, nta gashya rwose ntako. Njye numva nta kibazo. None ukuntu uri kubitsimbarara ahubwo wowe n'ukuri njye ndumva ntacyo. Ntuzi ko nta kintu nzi kandi nkaba nta kintu mubonaho, wumva nakubwira ngo iki? Ahubwo wowe ibyo bintu byihorere, nta kibazo gihari, nta wipanika wita umutwe. Ahubwo wowe uri kumbwira ngo mbyihorere, ariko nzi neza ko mu mpano Imana yampaye nzi kureba umuntu nkamenya ikiri inyuma, nkamenya ikimurimo. Ibyo byihorere, ahubwo wakarabye wambara tujye ku kazi cyangwa witeguye tugende? Ndimo kureba imyenda ndibuze kwambara, ariko twigire mu kazi. Ibyo byihorere bira nta nibisanzwe se. Boss azaza tuza ceceke uvuge ngo habaye ikibazo ntazi, urumva cyaba gihari gigi. Alexi, kari umwana wawe.
meze bite se uvuye mu kazi ko wifashe uko urifata kwita mufite ababyeyi wabuze iki mama ntabwo byoroshye bihagaze bite se hari ukuntu mbona ibintu bitameze neza hano mu rugo se mu kazi hehe ndi gutekereza ko ubuzima bwanjye bugiye kujya down kubera iki Alex ese kubitsa imitima wabaye iki Alex byagenze bite byagenze bite meze bite Alex kuhigima mama ibintu ntabwo bimeze neza ngo basireka kwifata kwitama n'ibiki se bitameze neza ikibazo wagize yego tubona akazi kanjye gashobora kuba kagiye guhagarara kubera mama ntabwo byoroshye niyo mpamvu wihebye uko nguko se yego none se harimo ibihe bibazo muri kampani maybe ko hari abantu bashoyemo indi migabane nubwo boss ahari hari igihe mfite ubwoba ko nanjye banyirukana byakunda ko bagabanya abakozi ariko se nyine aba ari ugusenga because but ko n'abandi bamaze kubirukana ahubwo mfite ubwoba ko nanjye bashobora kuba ari njye zakurikira oya Makuza minsi myinshi siko bishaka se kumbona ukikanga inka yanjye ariko barampindura ese uraza nkaho wansuhuje ukaza wirukira mu ntebe ukahita wicara bari gana wangiza ngo iminsi myinshi nsuwe nyuma ikiriya gihe cyose urumva ko kuba nabona imbaraga ngiye zo kubusura ariko se ubu wakagombye kuzuza wigira mu rugo utaherukagamo kwaso nuko wakagombye kuza wigira njye nari nzi buriya ko ibibazo byacu twajyanye byarangiranye n'uriya munsi birangira cyangwa nibwo byari bitanga ahubwo njyewe numvaga nzashaka akanya nkaza nkareba aho wimukiye gusa njyewe bumva naranaje nuko utashatse kuhambwira ngo mpamenye ngo byarangiye kandi aribwo buriya byari bigitangira ariko amubyeyi we ngiye rwose ngiye narumiwe uragira ngo makurangire ukomeze iriya kururukuru ariko se ibyo bintu buri gihe uhora uca hejuru utwo tuntu n'uduki uhora uca hejuru udashaka kumbwira tobora umbwire menye ngo bihagaze gutya menye ikibazo ufite menye uko tugikemura uko ndiko twakagombye kubaho nk'umuryango wo kwa Makuza uko twabagaho ntukuza ikibazo urakizi neza rwose kandi kiranakomeye cyane utabyita ibintu byoroshye baba barakubwiye wenda ko imitungo mfite nayivanye kuzimu baba baravuze yuko imitungo si imitungo ngiye hano niyo tuje kuvugaho ushaka mbigusubiza si ibintu byose wampaye just ariko se ko nta kintu wamburanye wize mu mashuri meza aho urangirije kwiga ntacyo wamburanye naguhaye kampani uri umwe mu bantu muri iki gihugu bayoboye kampani nziza wabuze iki ku buryo ugeze none aho ushaka kuza unsuzugura bigeze aho udashaka no kuvuga
aya mashuri urata ngo nize ngo meza ngo nibiki uriya kwiga amashuri nta byabivuze iki mu gihe umuntu yakwigisha yakwishyurira nawe ubwo ubona wagira ngo hari akantu ababura cyangwa ntari akantu k'akanyabupfura atagaragaza. akosha ubundi bakubwiye yuko hari urutugu rukura ngo rusumba ijosi. warambabaje ubu urumva umaze kugera ku rwego wumva utagikeneye inama za so. ese sha ninde usigaye kugira inama kuza uvuga ngo kampani ukaba ari uvuga hari ibibazo bimeze kuri ya koko nsigaye mvuga ukambukiramo ngewe ntabwo ibintu rwose nabyishimiye ndababaye cyane tagahinda gakabije kandi natewe nawe namwe kari wazabicaza mwese umuntu rero ubu nge akuza ntega amatwi urugo rwawe ubundi ngene navuze ko ntazarugarukamo no kuba ndugarutsemo ubwo urumva ari ibintu byoroshye. uyu niwe mwanya mwiza dore ngeze n'amahirwe mu rugo turi twenyine. oya ntago ugomba kumbwira ikibazo gihari. oya mugomba kuza mwese nkabibabwira ntago wapi ngena mukansobanurira neza ibintu byose mwakoze yaba ari mama yaba ari wowe yaba ibintu byose mwagizemo uruhare koko urahuri kunshukisha ngo kampani ngo njye kuyibura warangiza ukanyicira ubuzima ngiye ukagenda ukanyura inyuma ukangiza ubuzima bwanjye warabwangije. ariko mwana wanjye warabwangije kari wowe mfite wenyine urabizi ni wowe mfite hari undi mwana ubona mfite wanyiciye ubuzima imbere n'inyuma. ese wamburanye iki kerekana mama ze mwese mbibabwire mwese ko buriya ari hehe ubundi hari mugenzi waherekeje hariya wenda mu kanya ashobora kuza ariko ntago wambwira ngo uko bimeze ubu sinyikubona nk'umubyeyi rwose nahoze ahari buzireze arakomereza aho turiwe tugeze. yewe rero ubu ndashaka kumwiza ukuri icyo gihu kikava hagati yanjye nawe ukongera ukaba umwana mu rugo ndetse byanarimbuka ukagaruka mu rugo. yego urakuze ariko umwana wanjye uracyankeneye ntabwo mukeneye ngewe ntabwo mukeneye ugize uti ntabwo mukeneye ngewe ngomba kuvuga ibibazo byanjye akahinda nkareba ko kagabanuka basi. ya papa ngewe rwose ntabwo mbyumva ubu ngubu ngewe ariko rero ushobora kuba waranaruzwe ubundi njye ndashaka kumbwira ibibazo ufite hano bikanarangira ibintu byose wankoreye bakakanyura byibagiwe ubonye ngo ufate umwana wifitiye ibibazo reka mutubwire. Asejipo mu by'ukuri ibintu mwankoreye ni ibiki? abasha biriya bintu nanjye byarantumye sinari nzi ko byagenda kuri nibuka amagambo yose wambwiye ngo twebwe ngo turakora ngo dukora neza akazi kacu nanjye ndizera ngo mbonye abantu tugiye gukorana akazi ariko ibintu nari nakubwiye byari sawa nta kibazo byari sawa urabizi genge yacu turi abantu benshi umuntu ntago mwamurinda muri abantu bangahe muri genge umwe yamusimburagaho n'undi amusimburaho mwakamurinda ubwo rero byabaye yewe ntahari nagiye kumva numva ngo byabaye. none mukumva ko akazi kanjye nabahaye bizarangira bite? akazi kawe rero giye icyo numva ahubwo wampa amafaranga yanjye kurumva ntagenze ndabona ushaka n'amafaranga noneho uzampa amafaranga yanjye rwose nta kibazo hako nasone ugira pe wowe wampuje na genge urambwira ngo genge irakora si wowe twivuganiye yego urambwira ngo genge irakora nanjye ndabizera mbahereza akazi mbahavanse none ibintu byose byarangiritse ngo si wowe ngo murasimbura nago mugira ninde wampuje na genge si wowe abuja nigiye ariko kuba byaragenze kuri yari ntabwo ari nge byaturutseho pe none wampuje na genge y'ubufu urimo no kuza kunyaka amafaranga none ubwo se nta sano ufite akazi kanje nari nagakoze umva rero nkubwire iyo genge yawe bana nayo ni groupe yanyu mwese ibintu nababwiye kunkorera nta kintu mwankoreye sibyo twagukoreye mwankoreye ikize ntabwo twagukoreye akazi
mwankoreye iki ko mwanyangirije imipango diro zanjye zose isosi yanjye yamenetsemo inshishi kubera mwebwe iyo menya nkanishakira abantu ubu mwebwe muri abantu bakora rero nkubwire ni ukuvuga ngo kuba yaragiye uriya muntu kuba yaragiye mabuja nawe ashobora kuba yarabigizemo uruhare ariko gihe nubwo ntari impari nari nibereye mu zindi diru ngiye kumva numva ngo byagenze gutyo si ibikino no turavugana ukira warutangiye kumbwira ngo iki ngiye rwose ngiye guna bya bintu warutangiye ni ibiki ngiye burese nayo ariko ubundi mama ariye ngo kuko buri wese ndamubwira ibye ariko cyangwa mwakoze n'inama ariko mwakoze inama ubunye ngo ugire gutya uriyagire gutya ibintu byose mu ntanga tange ko nakoze n'ibiki ibyo mama wawe yakoze n'ibiki umva tuzaga tumwire ibyanjye nakoze se n'ibiki ku buryo ushobora kuvuga ngo njyewe na nyoko hari ibyo twakoze uri kwigira nkaho utabizi rero uri kwigira intungane ubonye ngo koko umuntu w'umubyeyi koko umubyeyi warambyaye warangiza sunda bigusobanura gute koko iki kirika mama hari mwese nkabibabaza nimba ngiye mwarakoze inama kugira ngo mugende mungenze kuri ya mwese buri umwanya uri hano ndanyura hano mutangatange umwana tuzi umbwire ariko ntacyo nakoze ubonye ngo umuntu w'umubyeyi wowe ku giti cyawe ugenda ufate umusheri wanjye umufate wowe umugira uwawe noneho oya urabeshye njyewe ndetse ntabwo nabikora oya barakubeshye ninde wabikubwiye oya ngiye kwihakana kadogo rwose arabeshye ntabwo ari wabivuze nako mbwira byagenze bite bitangiye no kubeshya bitangiye no ntabyo nakoze ni ukuri barakubeshye urabizi ndi inyangamugayo wikore nk'umubyeyi wanjye muri aka karere bose baranzi ntabwo njye nabikora wowe wambyaye umwana wibyaye ugenda umuca inyuma ni ibiki uri kuvuga se utakoze oya barambeshya njye ntabwo nabikora ndi papa wa kandi urabizi ko nkukunda nk'umwana wanjye ntabwo ari byo rwose ngenda bizi kandi mbihagazeho amakuru ndayafite ahubwo ubu ngubu ngewe byananyuye n'icyo gukora ubu no kubikubwirane nabuze aho mpera na mama araho yakoze amabi yakoze ibiki Nyiramahirwe hari icyo yabaye se ntacyo yabaye si twakubwiye ko twamubuze ariko se umbwije ukuri waba iki koko umbwije ukuri koko ubu ngewe uri kumbeshya gutya nkahita nabikubona mu maso ubu se nimba nyir'ubwite we yaranyibwiriye ati byagenze gutya ubu none uri gushingira ku ki ariko rero tuza tuganire gake umaze kuba umugabo ni wowe mwana wanjye mukuru akaba ari nawe mwana wanjye muto reka tuganire noneho tuzi gusa ibi bintu mwana wanjye ndagusabye bibe hagati yanjye nawe pe narabikoze ariko ndagusobanurira mwana wanjye urimo uraba umugabo nawe wabyumva gusa ariko oya tuza ndashaka ko niba yateye kuko oya twikwiteza rubanda urabizi muri uyu urabizi muri uyu mujyi wose muri iki gihugu cyose izina Makuza bararizi reka tureke kwisebya na kera byabagaho oya kera si ubwo kera uri kugana iryari kuko tuza mwana wanjye na kera byabagaho ariko ashobora kubaza ahantu hari abandi bantu bamuhaye amafaranga menshi bivuga ngo genge yanyu ntabwo musindi isezerano mwebwe uje akishyura ni pa uje akishyura ni pa ntabwo mujye mukora n'umuntu ngo birangire ntabwo ari uko nguko bimeze ariko kandi nawe wari umaze kuturangarana nari maze kubarangarana gute ariko rero nkubwire se nabahaye avance mwese ngo muyaga bagabane nose nabahaye avance yi ariko igihe cyari waragiporo umuzigo uri hehe mbere yo kumbwira ngo gushaka amafaranga umuzigo uri wewe urumva ibyabaye ntahari ngiye ndumufashije wa amafaranga yanjye Jiporo hanyuma urimo no kuntera umujinya abuja wibabara ngiye mfata amafaranga yanjye nguhereze
ahubwo aho bukera nayo nabahaye murayansubiza nimureba nabi yose murayansubiza ko nta kintu mwankoreye gahunda zanjye zose zarapfuye imipango yanjye yose napangaga byahise bipfa byose kubera ko mwakoze amakosa mu kazi kanyu none uraza kumbwira ngo amafaranga ariko ntabwo ari igikosa rya we n'abagenzi bawe mwese amafaranga yanjye mwariyenda yabarutse muransubiza amafaranga yanjye utabizamo ntabwo ari wamuje na genge hako noneho ahubwo reka nkubwire wowe si wowe watangije gahunda ukampuza nabo wagiye kumpuza n'abantu badafite gahunda gute we bariya twarakoranaga kandi neza niba mwarakoranaga rero akazi kanjye ko mutakarangije akazi kawe nitwe kapfiriyeho pe ndabyemera kuba rero karabapfiriyeho nta n'igiceri nemerewe kubaha cy'amafaranga y'u Rwanda kimwe ahubwo mwiterateranye na bagenzi bawe babwire ubabwire ko amafaranga yanjye yose nabahaye mugomba kuyansubiza murebye nabi kandi nanjye nta mikino ngira ariko mabuja sindi utagira ngo ngiye nabakenya ngo kubwira muri magenge ko mabuja ashobora amabanda adashobora no gukora akazi mwebwe nigendere hose ubabwire ko amafaranga yanjye nakundi mugomba kuyansubiza wowe rero Paul na bagenzi bawe bose ugende ubabwire ko amafaranga yanjye nabahaye mwese mugomba kwiterateranya mukayansubiza uhita ubibabwira ntunabyibagirwe ndabibabwira babarira gusa kageni neza gusa nanjye singe yaje mu cyumba yambaye ubusa yaje mu cyumba yambaye ubusa sibyo mu cyumba cyawe yageze gute nanjye simbizi pe niya satani itera abantu umva tuzi umbwire ni ukuvuga imbaraga za kigabo nkeya urazizi nanjye sinamenye uko byabaye gusa babarira mu bintu by'imico ngo byakira kera twikwiharubana uya na mama nawe aransobanura ikibazo cyose uzagira cyose nzagufasha ariko twikwiharubanda dukomeze twubake izina ryacu ubuse ngenda bambayeho umutima wanjye warawanje nawe uri muri umugabo ibi bintu nawe byakubaho urumva ngiye ubu nzongera kwizera ndi muri ubu buzima kuko nimba nta kwizera papa wanjye nanjye sinzi uko byagenze ntabwo mbyumva pe nukumbabarira nanjye sinzi uko byagenze nizantege nkeya zajeho urumva kugira ngo uriya mwana yinjire mu cyumba nanjye sinzi uko byagenze nayo niryamiye niruhukiye ku manywa ngiye kubona mbona ibyo uri kumbwira ngiye ntabwo nabyumva ntabwo wambwira ngo umuntu yarikoze ngo agenda hariya ngo agira gutya agira gutya ubusa ibintu basi wabibwiye na mama mu biganiro ko nawe kugira yampemukiye mbese uyu muryango ngiye murenge